uti ko ndi umuntu ukomeye uzayumva niko Imana yambwiye ngo mukarutera we bivuga nzaguhemba naje ngiye kwiyerekana ndambiwe agasuzuguro k'abadayimoni ndambiwe abasambanyi mu itorero ndambiwe abapastora basambana ndambiwe abadiyakoni ndambiwe abakozi b'Imana bakora ibizira ndambiwe hari indirimbo nabageneye hari indirimbo nabahimbiye bagomba kuyumva byanga byakunda iyo korari imaze igihe yitoza none ntanze uburenganzira ngo binjire kandi buri muntu wese naremye ugihumeka umwuka w'abazima agomba kumva iyo ndirimbo agomba kuyumva. Ihanurwa mu binyoma ndayihagaritse mu izina rya Yesu nanjye ndi umuhanuzi w'Imana ukuri kandi mbihagaritse nk'umuhanuzi mukuru nta mvura nta ndirimbo izaririmbwa kuri ubutaka bw'igihugu mu izina rya Yesu. Hano hari amahoro hari umutekano abantu baryame basinzire ntibizaba ahubwo Imana ihagaze kuri ubutaka bw'u Rwanda Imana yirirwa hano ikanaharara ndahanuye mu izina rya Yesu nonaha iyi ndirimbo nyitesheje agaciro iyi ndirimbo y'ibyago nyitesheje agaciro iyi ndirimbo ntizagira uwifata ntizagira uyangiriza ubuzima nonaha ndabihagaritse mu izina rya Yesu nanjye ndabihagaritse abantu baryame basinzire bagubwa neza basenga bikunde barye baryame kuko kuri ubu butaka bw'u Rwanda hari amahoro nanjye mpagaritse iyo ndirimbo dufite amakorari azi kuririmba kuri ubu butaka hari za Hoziyana n'izindi korari iyo ndirimbo y'ibyago turayivumya kuri ubu butaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nonaha turayihagaritse nonaha turayivumye ku buso bw'u Rwanda uko bungana bwarwo bwose amajyepfo n'amajyaruguru berangara bwaryo umujyi wa Kigali duhagaritse iyo mvura mu izina rya Yesu amen. Yes. Butuma gitekana butuma kiba cyiza butuma n'ubwumvise ubwo buhanuzi bumwerekeza mu kuba mu gukunda igihugu. Yego. Icya kabiri umuhanuzi akwiriye guhanura ubuhanuzi bukundisha abantu Imana. Yego. Butari bwa bundi buzinura batera ubwoba bwangisha abantu Imana. Ibyo byinuza bahanuye ibyiza. Oya none se uragira ngo bahanure Bibiliya ukuntu ivuga ngo mera ko mpanura uko nategetswe ntago ariko bategetswe bahera ko bahanura uko babyumvaga cyangwa uko batumwe n'abandi bantu cyangwa uko babishaka dukubita hasi abantu kuko ibintu umuntu wahanuye bivuye ku Mana sipire ntago namurwanya ntago nenda kumurwanya ahubwo Imana irivuga uko reka nkubwire ahubwo Imana igiye kunzamura kubera ibi bintu. Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV. Reka twongere tubasuhuze nshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga n'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga tubifurize ibihe byiza. Ni mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ariko kandi turi kumwe namwe kubera ko Imana iduhaye umwanya ngo tubane nawe ariko ushobora kandi kuba unaniwe ufite ibibazo bitandukanye ufite umubabaro ariko tukuzaniye andi makuru mashya kubwira ngo wakire ihumure Imana itanze urufatiro rwari rwanyeganyize ariko nkuzaniye ubuhanuzi bwo ko Imana ije kuruhagarika kandi wari wabwiwe amakuru y'urupfu ariko genda ndashaka kubwira amakuru arimo ubuzima kuko wabonaga ibipfuye ariko utabona ibikira ariko genda hanura ibikira ndahanura ibibaho ndahanura ibituma umutima wawe ugarura icyizere kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutsa umutima. Intambara urimo mu buzima irarangiye kandi tuyihaye iherezo muri aya masaha ukibyuka cyangwa se uri kugenda uri mu modoka tubirambitseho iherezo mu izina rya Yesu. Turi kumwe na Profete Moses ariko reka natwe dukomeze tuganira. Manje kwakira ubuhanuzi nawe urabwakiriye mu izina rya Yesu. Profete wakwibwira abataguheruka ariko ubundi ntago uri mushya hano mu irembo ryera. Irembo ryera ni irembo ryacu ducamo abemera Imana. Abemera Imana. Ni Profete neza Baraka Moses. Ndi umwana ku irembo ryera ndi inshuti yakadasohoka cyane inshuti yakadasohoka ariko ndagusuhuje Cyprien ntago nari ngwerutse oya nari ngukumbuye ni zabukuru nari maze
nari ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ntacyo ubwo nakubonye ndaza gusubizwamo ibyiringiro nari ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ubwo rero oya uracyafite ndimo ndagaruka mu butoya oya wabaye akajene wabaye muto cyane ya myaka siragabana abantu baza gukurikirana kuri video inshyashya barebe ukuntu usigaye umeze reka amavuta ni yose ntagiye wigeze uyabona ariko ubu ngubu wabaye akana gato cyane reka turebe ko yaba ari amasezerano yaba ari gusohora ngo bazakomeza kwera no mu busaza bwabo yivuze kandi irasohoza yivuze irasohoza kandi ibintu biraza kuza kumera neza uraheruka i Musanze wapi ntabwo mperukayo ariko mperuka mu ntara ho gatoya y'amajyepfo wabaho tutariye kinigi wabaho tutariye kinigi ngiye burya nkunda igitoki cy'iburasira bwari ibitoki ukunze igitoki byari ku iwanyu haba gisubi ni gute gisubi urazizi gisubi za kera zavagamo imineke cya gitoki kigaje nazibonye ndi muto cyane ariko ariko se ubu ngubu wayibona ariko basubu nizo baziciyera ubu zaraciye manza zarahinduwe ubu boroye intuza z'amapiyo z'ibiki byose ziransina zera ibitoki bifite nk'ibiro hafi nk'ijana bagize ibitoki bigira byatubura muhinzi iyo tuvuze mbona y'umuhanuzi Moses ariko banzu basengere turagushimye uri Imana yera ikiranuka muri byose turakwizeye kuko uri uwo kwizerwa ntabwo wigeze dutererana kuva tuvutse kugerana n'iyi saha n'abakunzi b'irembo ryera wabanye nabo uhagararanye nabo uracyari kumwe nabo ndetse ijambo ryawe riravuga ngo tuzarinda dusaza ukiduhetse urakoze rero ubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera amen iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki imboni y'umuhanuzi imboni y'ubuhanuzi ni ijisho ripfumura rireba kure rireba ibizaza ibiteganyijwe kubaho ni muri uwo mujyo ni muri uwo mujyo imboni y'umuhanuzi nyine n'ijisho rireba kure Imana itera mu muntu agakurura ibitekerezo by'Imana akabyegereza rubanda cyangwa abaturage ubuhanuzi sura bwemera cyangwa uraburwa ubuhanuzi ndabwemera ariko hari ubwo ntemera ubwo utemera nuko iyo hari ubuhanuzi haba ari na contre itari y'ubuhanuzi sibyo nemera ubuhanuzi busubizamo abandi byiringiro kuki ushaka ubuhanuzi bw'ibara rimwe ibara rimwe nkunda ubuhanuzi bw'ibara rimwe kuko Imana niyo ibitangaza ntabwo Imana ari umwicanyi ntabwo Imana se Imana ntabwo ari umwicanyi ndagira ngo nkubwire ko Imana yica igakiza yego ikindi nuko ntawe ujya yijyana mu rukiko ariko hari ibyaha byari kuyihama iherutse kwicira abantu mu butayu ubutaka burasama burabamira icyo gihe bari bayigomeye bari nyine bari bayigomeye bisobanura ngo ifata icyemezo ikica abantu iyo yafashe icyemezo iba yagifashe ariko ikagaruka ikavuga ngo ntukice nyine oya Imana ntiyemera ko umuntu yica mugenzi yego Imana yakwica ari ibyikorera niyo mpamvu yavuze ngo mbere yo gukunda Imana uzabanze ukunde mugenzi wawe ibyo ni ihame nkuko ni ihame ridakuka rero iyo ukunda ntago wamwica numva ko no mu magambo hari abantu bavuga amagambo mabi yo kwica abandi yego oya ariko rero urumva ndashaka ubuhanuzi bwangu buzize iki ubuhanuzi ntemera n'ubuhanuzi bugumura abantu bukabereka inzira itariyo kandi hari inzira ihari kandi nziza sibyo nk'ubu hari akasamutwe k'ubuhanuzi kateye kuri iyi mihanda y'utubi akubita kabido ngo intambara ngo imvura n'ubu ngubu tuvugana spray wambaye ikoti naye naje hano nambaye ikoti nuko mukanya imvura iri buzeho imvura isanzwe igwa iyo mvura yagwa mu Rwanda itagwa i Burundi no muri Uganda bo ntago bayikeneye biterwa n'imihindagurikire y'ikirere yego kuvuga se ikarwa mu Rwanda gusa byibuze ibindi bihugu nigwe byashoboka muri iki gihe turimo ni sezo y'imvura ntitugira ibihugu by'ubutayu se n'ibindi bitari by'ubutayu kandi biri ku mugabane ibyo nabyo birashoboka ariko iyo mvura ntabwo ari imvura yeze imyumbati n'ibishyimbo n'ibigori oya muri cadre mu mboni ya gihanuzi ariho turi iyo uvuze ngo imvura iraguye baba bajirwanura ibintu bijyanye n'intambara n'ibintu n'urugamba ushobora kumuvugira ibyo atavuze ngenda kotinga ubuhanuzi yivugiye sibyo imvura iraguye abantu ni muve
aho muri mwugame ariko twegereje itumba rikomeye cyane abantu bava mu manegeka kandi sinawe gusa ubitangaza na leta ivuga ko abantu bakwiriye kuba biteguye bakava mu manegeka kugira ngo imvura itazaba. Ibyo ni byiza rwose. Iyo ari imvura isanzwe biba ari byiza kugira ngo umuntu ava ahantu hamushyira mu kaga, ariko iyi mvura iri guhanurwa ngo abantu bitonde, sibyo? Hakazamo ijambo ngo abantu bitonde, sibyo? Bakabihuza umvase. Iyi mvura izaturuka mu Burundi ugomba kure imvura ituruka mu byerekezo bitandukanye. Aha ndakotinga ibyavuzwe. Imvura izaturuka i Burundi cyane cyane Musanze na Gisenyi kuko hegereye umupaka wo muri Kongo. Ariko bagira amashyamba manini ntabwo ari impamvu zuko nibyo. Erega imvura hariya kuhagwa biroroshye ariko si yo rero ndi kuvuga. Ndavuga imvura ariko umva umuntu iyo mvura si nk'iyo Nowa yavuze iyindi zaba ari inyanja nanana iyo ni kwari uzahinduka urupfu. Uyu muhanuzi ahubwo arimo arimo gute kandi agumura abantu. Oya agumura abantu abantu babuze ibyiringiro kurara badasinziriye byazo. None se wafasha kabida gahonda ngo haje korari kuririmba. Iyo korari izaririmba kurutaho zanikaririmba muri uyu mujyi wa Kigali nta korari dufite zo kuririmba zihari. Korari iraje iririmba izarimbira buri muntu wese, izaririmbira abantu bose aboroheje n'abakomeye. Umva kandi iyi korari z'abanyarwanda gusa. Uri kubyumva neza? Iyi korari itajya muri Texas. Iyi korari abanyarwanda bafite ibyaha ku buryo yabahereza korari yo kuririmba. Urimo uramuvugira ibyo atavuze? Wenda avuga ibyo yavuze. None se iyo korari ibyo byo kuririmba tuvuge mu mazina yabyo mu mboni ya gihanuzi niho twaje. Iyo uvuze ngo korari ubu uvuze ibibazo igihugu kigiye kugira. Rero buri muhanuzi wese uhanura agahanura ibintu bitari byiza ku gihugu, wowe wese agomba guhagarara mu izina rya Yesu. Uramuhagaritse? Ndamuhagaritse none ku irembo ryera mu mboni za gihanuzi, none nahagarare mu izina rya Yesu. Mukanyuzi kuntu hanuye ngafashwa kuki simfashije? Hari ibintu bihambaye urahanuye uyoborwa nk'uko umwuka avuze kandi bitanakira, sibyo? Mbise nakira. Ariko dufite abahanuzi imvura izagwa cyane cyane naha abantu niki byose ibyaha twagira. Ashobora kwivuga mu mboni ya gihanuzi ariko yakoresheje n'ubumenyi bw'ikirere akabona ko imvura yaturuka mu bice by'i Burundi. Uhuza imvura na korari n'ubugesera. Ndabizi ko uri umuhanga. Uhuza imvura na korari. Ubwo rero urumva ntabwo yagendeye ku kirere cya meteo Rwanda, za meteo z'isi za East Africa ntabwo arizo yagendeyeho. Yagendeye ku bintu tutazi ibyo ari byo byinshi nyuma y'ibyo bintu, sibyo? Kuko ini uvuze u Rwanda rufite amateka menshi kandi Imana irarukunda, sibyo? Ari naho nemera ubuhanuzi nimba n'izubanuzi n'abakuru, nemera abantu z'abana n'abakuru nabo ndabembera kuko nge nemera ubuhanuzi 100%, sibyo? Ndaguhereza urugero, hari itorero ADPR yahagaritse imihanurire idahwitse ififitse, sibyo? Iyo ni standard yo guca kibi cyabera mu itorero ry'Imana kuko riri ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyacu, niho tuvuka. Ese sipriye wakwifuriza ikibi ndetse no mu rugo rwawe? Waba nawe uri bubigenderemo? Iyi nzu yawe ari nyakatsi urinda kuyishyira umwambi kuko nawe uraza guhiramo. Niba umuhanuzi ahagarara, tuza abahanuzi bahera bagiye bahanura bagahagarika ibibazo bikomeye kuri Israel bigahagarara, sibyo? Umuhanuzi yakabaye ahagarika intambara n'ibibazo ku gihugu cyavukamo. Niba ari n'ikibazo cyavutse hari uburyo iyo message ayitanga. Niba ari n'iby'intambara dufite abajama n'abatipe bazi kurwana cyane, ajya kuri headquarter akajya kubabwira kuko twe turi abaturage ntabyo tuzi. Hari abajama babyitorejwe. Rero ubuhanuzi bugomba gushyirwa kwa nyirabwo, kwa nyirubwite, akaba ari habujyana, akareka kugumura abantu bakarya ibishyimbo n'ibirayi biguriye, bakaryama bagasinzira. Ubundi amateraniro yera turayemera, nijoro ry'ihumura ndariza ujya urigira tukarijyamo. Ibindi birenze ibyo ni ibinyoma, ndabahagaritse mu izina rya Yesu. Nk'umuntu uzavuze ngo Nyabugogo hazaba inkambi, none se urumva icyo kintu ari cyo? Nyabugogo muri gare hagiye kuzura inkamba, abantu bagenda, abantu bagira bate? Bajya hehe kwande? Ese ubwo kumva yuko igihugu cyawe cyagira abaturarwanda harimo basowanyu, harimo banyogosenge, harimo ba anti, haza barimo nabuzi wowe wakwifuza kabo bantu babimpunzi? Oya. Ubwo rero so ubuhanuzi buva ku Mana.
iyo Imana ivuze sipiriye umuntu araruhuka aroroherwa umuntu yumva ihumura mu mutima umuntu aranezerwa iyo Imana ivuze hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana ariyo yagize gute yavuze nuko umutima wururuka ndetse n'uri mu byara babwira ngo nugaruka nzakugarukira ntabwo Imana rero yakira abantu iteka kandi yaratanze Kristo Yesu kugira ngo aze gucungura abantu. Reka iki kintu tukijyane mu buryo abantu duhuze ibitekerezo by'aba dukurikiye nuko nawe ubyumva. Yego. Kandi biri kavuga ngo iby'umwuka ntibisobanuzwa umubiri. Yego. Sindakurura ahantu uherereye muri icyo gice ibyo bice byombi. Niba uri mu mwuka cyangwa uri mu mubiri. Ndi mu mwuka. Ariko uyu muntu wahanuye aragira ati hagiye kubaho indirimbo. Amatwi yose azayumva. Yego. Bisobanura ko indirimbo yose anyuze kuri radio n'uburyo ikoranabuhanga rire decentralize umuntu ashobora kuzayumva bashobora kuzaba ari abamarayika bari kuririmbira kuri radio wenda baririmba kuri radio n'andi hose. Ariko reka turebe n'uyu muhanzi yaririmbye Geraldine yaravuze ngo iyo ndirimbo ntabwo izaba ari ikibembe ntabwo izaba ari ikinimba nta nubwo izaba ari ikinimba nta nubwo ari igisiri ngo ntabwo izaba ari igisiri nta nubwo ari irege ngo ni indirimbo yarepeswe kuvisa ikirebo. None niba uwo muntu yavuze icyo wowe uragihuza n'ibyo ngibyo bindi gute? Ntabwo yavuze iyo ndirimbo ya Geraldine kubera iki twumvishe ahiganisha ngo ni umwana ntama w'Imana ni umwana w'intama w'Imana urumva bise bisobanura urumva idasobanutse iyo ndirimbo yindi yavuzwe ntabwo bayisobanura birazimije kuba batayisobanuye ntibisobanutse ko itari nziza itanaririmbwa ahubwo nuko wari ukwiye kumwegera ukavuga ariko hari indirimbo numvise Geraldine dusanzwe twumva indirimbo batadutangarije amatangazo sipiriye indirimbo turazumva sibyo ahubwo kubera ko impano yawe ari ubuhanuzi kumva indirimbo bijya bikugora birangora kuko mbitashishozamo ikindi kintu wowe nyine uba wumva atari byo bavuze kubera yuko nyine nizambona inyuri kuvuga mboniraga n'icyo ukumbura nirebayo gahinguranye. Dore se niba tuvuga hari umuhanzi waririmbye ngo akabando k'imisu gacaha kibona none ni uwo ngo kutamwanarije uvuga ati iki kibando kizaba ari kigura amasaka akabando k'imisi ugacaha kibona ruba ngo ugifite imbaraga nibwo ushobora gukora ibintu bizakubesha bushaje rega ari ibintu udahita usobanura biroroshye cyane ariko iyi ndirimbo ya Kasamutwe sibyo iraturuka i Burundi iraturuka muri Kongo iyi ndirimbo yarepeswe iyi ndirimbo Imana yohereje abantu kandi iyi ndirimbo ngo amatwa azayumva ngo agiye kuhura n'ibyago rega nanubwo ngo ari indirimbo yo kunezera reka da havuzwe indirimbo yuko buri muntu wese izamugeraho kandi kamusigira umubabaro ukabije sinzi niba uri kubyumva neza indirimbo ni indirimbo mu bantu mu bamizisi abantu bize ikoranabuhanga cyangwa ibijyanye na muziki ni indirimbo ushaka kumva uraruhutse icyo ni kimwe cyangwa ukumva urishimye ushaka kubyina cyangwa ushaka gusinzira sibyo indirimbo yaguteza ibibazo ntabwo yishyiramo niba ufungiye kuri radio ukayumva utayishaka kugira urayihindura havuzwe indirimbo rero itari muri iyo context yuko hari indirimbo igiye gutangazwa ku maradiyo yego wowe rero wakurikiye tugenda kuri gato gato wayitekereje nk'iki iyi ndirimbo nayitekereje ko ari indirimbo iremereye cyane kandi iteye ubwoba kandi uko nkuko yabivuze biteye ubwoba ni indirimbo itari nziza sibyo ku banyarwanda n'igihugu cyacu dukunda sibyo niba ari indirimbo umuntu akavuga ngo iyo ndirimbo igiye kuza vuba cyane siko hakaba hazamo n'amatora n'ibiki byose ibyo bintu bikabishoreranya aho nyine muri icyo gika ibyo bintu urumva atari akandare na Kasamutwe muri iyi mihanda rero iyo si indirimbo yakabaye inavugirwa muri iki gihugu bitewe n'amateka tuziranye nk'abanyarwanda habwo iyo ndirimbo turayivuguruza natwe nk'abahanuzi mu izina rya Yesu twaje hano ku irembo ryera mu mboni za gihanuzi kugira ngo tuvugurize iyo ndirimbo kuri ubutaka bwacu mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda niho mbagaze ubwo nanje mu mwuka washatse kuvuga ngo ni mu mubiri ni mu mwuka none turi mu mwuka wo guhagarika buri kintu cyose buri imbaraga zose zabangamira buri munyarwanda wari we wese turazihagaritse kandi mu izina rya Yesu yewe icyo nanjye nemera inzira ya mbere y'ubuhanuzi
ishobora kunyura mu marembo atandukanye, ariko umuhanuzi nyawe hari ibintu bitatu akwiriye guhanura azi ko ari kubaka. Icya mbere ni uko ukwiriye guhanura ubuhanuzi bwubaka igihugu cyawe, yes, butuma gitekana, butuma kiba cyiza, butuma n'ubwumvise ubwo buhanuzi bumwerekeza mu kuba mu gukunda igihugu. yego. Icya kabiri, umuhanuzi akwiriye guhanura ubuhanuzi bukundisha abantu Imana, yego, butari bwa bundi buzinura, bubatera ubwoba bwangisha abantu Imana, bangisha Imana ngo wumve ko ibishe, kuko ijambo riravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ibyo kurya byo mu gihugu rero biribwa n'umuntu wizeye kandi wumviye Imana. ese Cyprien, kugira ngo umuhanuzi ahanure ngo ibyaha ni byinshi, utarakizwa agiye gupfa, no kugira ngo wereke umunyabyaha yuko Imana imukunda ahindukire kubera inzira y'urukundo rw'Imana, narangiza ahinduke amara amaje ave mu byaha, ubwo buhanuzi urumva bwo atarakasamutwe. Nakasamutwe ubuhanuzi twabonye kuri iyi mihanda ya YouTube, umugore agira gutya umuvuga butumwa akagenda akajya mu rugo rw'undi mugore akiba umugabo w'abandi akoresheje tekiniki ya gihanuzi. Hano turi mu mboni za gihanuzi, ndabikomatanyiriza hamwe. Ubwo buhanuzi urumva bwo atarakasamutwe, yarangiza akagira inyuma akabwira umugore ngo umugabo wawe mwashwanye, umugore nawe akaturira umuhanuzi akamubwira umugabo wanjye twaraye ijoro rwose twirukanga nawe, urabyumva neza, agahita yindukira akabwira umugabo ati niwongera ugasubirayo ugakata ukajyayo ayo mano bazayakata. Umugabo akavuga ntabwo ndi busubira babwira ngo nzagweyo, reka nigendera akajya ahandi. Ubwo urwo rugo rukaba rurasenyutse. Ubwo buhanuzi busenya ingo, urumva bwo ari ubuhanuzi? Ntago ari ubuhanuzi. Okay, none yamara kugenda, yamara kujya ku ruhande, bikaza kugaragara yuko wa muhanuzi kazi wahanuye kwa kundi yakunze wa wundi, ugasanga none ngo nibo bari kumwe, ngo nibo bagiye kubana. Urumva ibyo bintu byo bidakwiye kurwanywa n'abahanuzi bakuru bahanura ibyo mu bwami bw'Imana batajenjetse, kuko muri iki gisata cy'ubuhanuzi harimo abantu bavunwe n'abahanuzi, abandi banga Imana bitewe n'ubuhanuzi bupfuye. Icyo cyo kibaho. Ubuhanuzi abahanuzi benshi barakoresha impano zabo mu gusenya ibintu. Ntabwo kuba umuhanuzi biguhesha kure mu bwoba mu bumva ubuhanuzi. Ntabwo biguhesha kure mu bwoba cyangwa ngo bikugire ikintu cyo gufata imyanzuro ku buzima bw'umuntu, kandi iyo myanzuro atari myiza. Ubundi hari imyanzuro afatwaga n'abahanuzi nemera. Iya mbere niyo kuvana abantu mu kaga, kabiri niyo gutuma abantu babaho, yego, gatatu niyo gutuma itorero ry'Imana rikura rizamuka. Ubwo buhanuzi ndabushyigikiye 100%. Irirema icyizere cy'umuntu rigapfumura rikakubwira ngo Cyprien, ejo humura, bizakunda, bizabaho, bizemera, sibyo? Hari abantu bavuga ngo maze ukunda kuranura n'ibitangaza, nge ndahanura ibitangaza kuko Imana ni igitangaza, kuko Imana iratangaje. Yego, ntabwo Imana ififitse, Imana iratangaje. Yego, Imana iratangaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, akandi gatoya, ubuhanuzi twagiye twakira ngo umwaka ushize, ngo uyu mwaka bazagera mu kwezi kwa gatatu bizaba ari mbarwa, ku buryo umuntu yishima ngo yahanuye kuri Pastor Theogene ngo arapfa inzaho, umuntu akaza kaba ngo ninjye wari wabihanuye. What? Ukaza hano ukabyirata kugira ngo bumve ngo uri umuhanuzi. Ntabwo ibyo ari ubuhanuzi. Umuntu avuga ngo okay, yongo yafunzwe, ninjye wabivuze ko azafungwa, mumenye njyewe ndi umuhanuzi. Ibyo turabifata ibintu, ntabwo kuba wahanuye ikintu kigasohora bivuga ngo uri umuhanuzi. Nsubiramo kano kantu, kuba wavuze ikintu mu gitondo wabirose cyangwa wabyishuriwe cyangwa ntabwo bisobanuye gukorera mu gisata cy'ubuhanuzi. Ugakorera mu ki? Yakoresheje iyihe mboni? Hari abakonikoni n'abapfumu nabo bajya babikora, sibyo? Ntabwo ariko bisobanuye ko ari abahanuzi b'ubwami bw'Imana nyakuri. Aho dutandukanira n'abapfumu n'abakonikoni ni hamwe, nuko umupfumu akubwira ngo kugira ngo ukire urazana ihene 5, urangurikira neza ibitambo isake y'umweru. Mu buhanuzi, muri kadere y'igisata cy'ubuhanuzi bw'Imana, uhura n'umuntu ukamubwira icyo Imana ivuze, ubizi neza ko ibivuze, ikakubwira n'uburyo ukivugamo n'uburyo witwararika kuri uwo muntu ugiye kukibwira, kugira hato kitamukomeretsa. Dufite abantu bajya bahagurutsa umugabo n'umugore ngo we wasambanye, haguruka, kumbe n'umugore we ari mwaho
cyangwa n'umugabo warimo aho ngaho ubwo urwo rugo kurwubaka bizagenda bite uzongera hano rwubakwe cyangwa uraruhiritse ushaka ko muhishira ibyaha oya ntago nemera ibyaha sibyo ntago nemera ibyaha njyewe ntago nemera ibyaha kubera icyo utabyemera nuko nge ndi umwana wa Kristo rero umuntu wa Kristo yakwemera ibyaha oya impamvu ntabyemera ndabirwaye oya ugomba kubirwanya kuko icyaha nyine icyaha n'umuzi icyaha ni kibi ntabwo iteka ryose tuzabwira abantu kwihana ibyaha ariko turi public oya Imana ntabwo ikoze isoni kizisoni ariko ntabwo Imana ikoze uvuze neza Imana ntikoze isoni ikiza isoni ariko nanone birasobanura ngo Imana ntikoze isoni uziteye umuntu uziteye Mpyisi yaravuze ngo umujura aramutse akwibye ugatabaza ntabwo Imana wowe yagutabara yatabara igisambo cyakwibye kuko cyo gishobora kubura ubugingo rero iyo Mana itabara ubugingo ibasha no guhishira isoni z'umuntu kugira ngo ubwo bwambare n'ubushwambagara ibumuvaneho ahinduke rwose ari nabyo umuvugizi wari ejo bundi yavuze mu kiganiro aravuga ngo arihaniza abantu baza kuri YouTube akavuga ko nasamanaga n'abagabo 20 ariho njye nkunda kuvuga ngo ubuhamya udakwiye gutanga cyangwa uwo muntu aracyakomeje muri tekinike yo gushaka abakiriya oya reka tuvuge ikintu twongera ikindi tunazamuka kuri iriya ndirimbo tunakomeze no kuri ibyo bavugaga bya Nyabugogo uwo muntu waririmbye uwavuze iyo ndirimbo ubundi ninde ntituramumenya abadukurikira ntibaramenya ngo ninde ese amateka ye ko numva ngo urwanye ubuhanuzi nta bintu yabarahanuye bikaba byarasohoye ni nkuko bavuga ati ubuhanuzi bwa Magayane simbwemera ubwa Kanaka simbwemera ubu uriya ni umucuruzi uriya mubyeyi ni umucuruzi yakaba ajya gucuruza imyenda n'ibitoke n'ibishyimbo urankurikira neza ibyo guhanura ngo hari indirimbo igiye kuba ku gihugu hano twararirimba bihagije nta zindi ndirimbo z'amagara ashobora kuba ariko oya none se ashobora kuvuga ati kuko hari abanyarwanda bamwe batabyitayeho hakaba hari ya ndirimbo Rwanda nziza gihugu cyacu iyo nzayishyigikira iyo ndirimbo ibahiriza igihugu nta yindi ndirimbo yaririmbwa mu gihugu uretse iyo rero kuko iravuga intwari niba ari iyo ndirimbo y'ubwayo iratunyuze kandi turanayemera nta yindi ndirimbo rero dushaka izindi ndirimbo uko tuyumva bidufasha ko abaririmbyi bazi kuririmba inaha igihugu cyacu gisigaye cyarateye imbere ahantu hose na Israel Mbonye arahari sibyo rero na Korere Hoziyana Nyarugenge arahari iyo ndirimbo nakasa mutwe azayiririmbira iwe cyangwa azayisange hirepeterwa naho yayihishuriwe azajya yababwira ngo bayiririmbe wabyumve wenyine twebwe nta ndirimbo dukeneye kuri ubu butaka byo gutuma abantu bahagarika imitima dufite ubanduzi bw'ahantu hana abantu barara badasinziriye ibyo rero tuje kubirwanya mu mboni za gihanuzi ubu ndamuhagaritse ku buhanuzi najya gucuruza imyenda yego niyambuke muri Kongo ajya kurangura agira niki kandi agira umupaka byemewe n'amategeko naca fraude bazamumerera nabi nacuruze iyo niyo mpano yiwe niyo mpano yiwe ariko rero urimo urarwanya Imana ntabwo nge ndwanya Imana urimo urarwanya Imana ndwanya abantu ndwanya abantu batemera ubumana bagashaka kwangisha abandi Imana oya ubu urimo urarwanya Imana ntabwo ndi kurwanya Imana uriya muntu iramushyigikiye ntabwo ndi kurwanya Imana njyewe ndwanya umuntu wese uvuga ngo Imana yavuze itavuze uwabwirwa n'iki kutavuze ibipimo ni bibiri iyo Imana yavuze umuntu araruhuka we yavuze abantu ntibaruhuka sibyo icyo ni kimwe uri kungurikira neza amakomantere ari muri icyo kiganiro ukunda avuga ngo ngo abanyarwanda twarababwiye ngo ibiki bikagaragaza yuko icyo kiganiro hari abantu batakunda igihugu batubaha batabyubaha batacemera ukuntu urumva batera ayo makomantere ngo wow ngo nejo uzavuga ibintu nejo uzavuga ibikisi abo ngabo urabizi abo ngabo ni babandi babanzi bibyiza rero niyo mpamvu none duhagaritse umwuka wa gihanuzi uhanura nabi ku gihugu ibyo by'inkambi ibyo by'imvura ibyo by'inuza bahanuye ibyiza oya none se uragira ngo bahanure Bibiliya uko nivuga ngo mpera ko mpanura uko nategetswe ntago ariko bategetswe bahera ko bahanura uko babyumvaga cyangwa uko batumwe n'abandi bantu cyangwa uko babishaka dukubita hasi abantu kuko ibintu umuntu wahanuye bivuye ku Mana
sipira ntago namurwaye ntago nenda kumurwanya ahubwo Imana irivuga uko reka nkubwire ahubwo Imana igiye kunzamura kubera ibi bintu Bibiri avuga ngo Ezekiyeli uzi icyatumye yongerwa imyaka 15 yaramubwiye ngo kuko wamenaguye Imana zibigirwamana shingiye kuri icyo cyonyine ukanga yuko Imana zibigirwamana zingiraho agasuzuguro ukazimena ukazivanaho ti sawa ndakugarutseho rero natwe twamaganya abantu bahanura ibintu byatuma abantu batandukana n'Imana bitatuma abantu bahura n'Imana abo bahanuzi ubundi ni bande cyangwa ubwo ni muri general ikibazo rero nawe kuri profete nje ndi umuhanuzi ni kangaye naje kuri kamera ngahanura wagiye uhanura igihe cyose okay mboza kotinge bitarasoye mumbwire ngo nawe warabeshye nzazaniye hano ubwo cyo genza naravanye icyonzi ni kimwe iyo navuze Imana intumye ariyo yambwiye nkabivuga ngenza hano gusesengura ibyo abantu bavuze cyangaza mu mbone ya gihanuzi nkavuga ku byo abantu bavuze ariko nyoboye n'umwuka w'Imana uri kubyumva no kubaha abantu kuko hari amazina nakoresheje ariko abantu bo kuri imyanda nakasamutwe hari abantu bamaze kuyumva by'abandi bantu benshi bamaze gutuma abantu batagisinzira abantu kuryama byanze ariko umuntu abura ibitotsi kuko atarabifite ariko iyi ntambara yabayeho imyaka ngize iyi ntambara yabayeho yaba mfite 20 ngo abahanuzi barahanura navutse magane sange ngo yarahanuye ngibintu bizakomera ibintu bizaba ryari ko nabyo ndabona ko ubwo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye kuba utarabibona bisobanura ko bitazaba oya ntabwo ari cyo bisobanura ibyo ntarabona bizabe kuri iki gihugu cy'u Rwanda ariko ari byiza ibibi nibyo nshaka kurwanya ngikiriho ngigihagaze ugihagaze ndabona waba umuhanuzi mwiza nagira ngo nkucerenyige numve ko waba uri umuhanuzi ubasha guhagarara ku byo uvuze ariko umuhanuzi mwiza ni umuhanuzi urema amahoro mu gihugu cye yego kuko guhanura birarema twebwe niba hari abahanura ibindi twe turemye iki duhanuye amashimwe ku gihugu duhanuye kwera k'ubutaka duhanuye kwera umwero duhanuye kubikorwa remezo Imana bifinansa bikajya bizamuke duhanuye ko ubuzima bw'abantu buhinduka bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi cyiciro kuko ni Imana ikunda abanyamerika abazuru abanyarwanda abakongomani abagande Imana iradukunda ntabwo u Rwanda ari yo sibaniro ry'ibibazo gusa oya kubera iki Imana yatuvanye mu kaga izatuvana no mu kandi ntako ntako hari n'umuvugizi w'ingabo wungirije ariko n'umukozi w'Imana ukomeye n'umuramyi wamwita Simon Kabera yaravuze ngo nta kibazo gihari timuryame musinzire ati dufite n'ibikoresho bishyashya birahari nanjye roshingiye kuri ibyo ngibyo abantu nibatuze ubuhanuzi dukanaye ubuhanuzi bufata umuntu bakabuvana ku rwego bukamushyira ku rundi rwego ntabwo dushaka ubuhanuzi bwo guhanura umuntu arwaye mu bitaro agahita ahuhuka ngo urapfuye umuntu ari kuri bomboni ubundi ugiye kumubwira urupfu kandi ari kurureba oya muhanurira atagiye gukira kandi ave kuri iyo bomboni akire reka mpumurize abanyarwanda aka kantu unkurikira ze kukumva inkotanyi zabohoye igihugu ubukungu bunagiciriritse nta n'ubwari buhari ntabwo uraba wibegera ariko bari bafite ubushake n'ubushobozi uyu munsi gucungura igihugu biroroshye gukuba ishuri igihumbi cyane kubera ko uburyo buhari yego kandi intore zirusha intambwe iravuga ati twebwe twakoze imyiteguro yego twarateguye iyo ushaka amahoro utegura intambara ati ikindi kuko twe turaza aho tuba yego tuza abadukikije n'abariwe n'urugero rwatwemeramo n'abatatwemera yego ibyo byaduhaye rero kubaho mu buzima bwitegura yego icyo badukorera cyose uvuze neza General Kabarebe nawe yaravuze ati twebwe ubu nta nande mahitamo dufite nta naho dufite kujya kongera guhunga byo ntibizaba nta nubwo bibaho ubwo rero abantu batekereza ikibi ku gihugu basubiza amerwe mu isaho ntibizakunda yego kandi gukunda igihugu nukucyifuriza ibyiza ukanagikorera igihugu kiraguhekeye igihugu wakizemo niba uri no mu mahanga inkomoko yawe ariko ibyibanze wabikuye ni hano ibisekuruza wigitekereza
uko kitari wigitekereza gutyo kandi ndashimira abanyarwanda ko bose barenze urwego rw'imyumvire ififitse idahwitse igihugu cyiza kikugaburira ubonamo ibiryo ukabonamo umutekano nibyo n'abo bandi babemerera ibindi bintu ntawe uzabiguha utakoze kandi na hano iyo ukoze urarya arega n'iby'ubuntu nabyo bitera kasa mu mutwe ni nabyo ibyane nakubwiraga nyine iby'ubuntu nabyo byakugaruka byakomerera nabi. Umuhanuzi mwiza no guhanura wubaka ukubaka igihugu ukagikundisha abantu kuko byanze bikunze hari aho hanura uhagaze. Yego ukwiriye kubaha ahantu hanuye uhagaze. Uri nibyo ndi kuvuga niba uhanuye uri umunyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda ubaha basi ubaha aho hantu ubwo butakuri kuko niba niyo mvura turi kuvuga gutyo ihaguye nawe uraza kunyagira kandi nunyagirwa isi iraza kubidasaka isi nagisaka wapfukama rero usubizayo iyo mvura. Duhanuye ubuzima ku gihugu imibereho myiza urabyumva ubundi dufite celebrating dufite ikirori lokenze zo kwa karindwi kandi gahunda ni hahande nyine barahazi iriya ntawe unanga kwambara hariya ni ku gifunzi ubwo nuko nguko kandi imyiteguro twariteguye byararangiye ubwo kandi ababirwanya mu birwanye ariko ntimuzabishobora ubuyobozi bwose buva ku Mana ubwo dufite n'Imana yabuduhaye twebwe abantu batazi azubwo zambara imipira ingahe n'ingwefero urumva urakoze rata muhanuzi ntureba urabona iyo uhanura igihugu ibintu urabibona ubuhabwa agatambaro keza oya iri bara riba mu darapo ry'igihugu umuhondo uzi usobanure cyane kandi hanagure tata we igihugu cy'u Rwanda kiriho kizabaho kizahoraho urumva neza kugeza igisi Imana izashakira yuko ibihe by'imperuka abemera bizaba bibaye ku isi yose nabwo ariko ubu nta ntambara iri kuri ubutaka iyo imvura iragwa n'ubu ngubu twambaye amakoti kuko mukanya imvura iraza kugwa urumva sipire nawe nuko akazuba gakuyuka burivanye mu mukanya uraza kuburyambaye imvura izagwa uri kubyumva neza twanavutse igwa ariko iyo mvura y'amahindu y'intambara ntayo turayivumye kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Abantu bagende baryame basinzire ubuhanuzi duhanuye n'ubuhanuzi butuma abantu bakabaho bakaryama bakagira ubuzima bakagira icyerekezo cyiza mukora ibyanyu mubikore neza ucuruza curuze ugenda agende uhagarare uryama aryame uwicara yicare ujyana umwana kwishura mujyanayo hano kuri ubu butaka nta ntayihari urumva ikintu gihari kuri ubu butaka turakiyubaka twukomeze twubake dutere imbere ubuzima bwacu buzamuka. Umuhanuzi wahanuye ingambi wahanuye korari wahanuye imvura wari we wese muhagarike hano mu irembo ryera ubwo kandi ndamutenze nonaha kandi ubwo ndanabisoje naka kanya kandi bise biremwa niko bibiri ijambo ry'Imana rimbwira kuva aka kanya dukeneye abahanuzi ntago ari bose abahanuzi bahanura ibyiza abahanuzi basubizamo abandi imbaraga abo ngabo umutwe nyine babyumve yajyaga handi none isigaye ijya irahirirwa ikanaharara hano hari abakozi b'Imana hari abahanuzi basipiriye barahari hari ba Moses n'abandi bahanuzi barahari hano kuri ubu butaka kandi bahanura iby'Imana yavuganye nabo badakoreshwa n'abanzi b'igihugu badakoreshwa na buri muntu wari we wese wabugambanira igihugu ahubwo twizera ko turi abanyarwanda tuzanagwaha tukapfira cyangwa nabo twavukanye bakagwaha ngaha urabyumva neza tugashingurwa kuri ubu butaka bwacu bwo mu Rwanda. Rero abantu nibagubwe neza hariho ihumure ryiza kandi riryoshye hariho icyizere kandi kitagomba gusubira kirahari ibyiringiro bikomeye nuko dukomeye yego kandi ntidutinya ibiriho cyane dufite amakuru yo mu bwami bw'Imana atandukanye n'ari kuri BBC cyane atandukanye nayo ku ijwi rya Amerika ni amakuru Imana ivuga ko turi kumwe iri kumwe natwe kandi uyu mwaka Imana yawuvuzemo ibintu byiza kandi bizasohora uyu mwaka ni mwiza bizasohora erega abantu benshi bakunda guhanura ibintu bibi abenshi hari igihe usanga bafite umwuka w'ubukene umwuka w'ubukene ushobora gutera abantu guhanura ko ibintu bipfuye kubera ko ibyo byanze ngo nibyo kurya ku isoko ngo birazamutse agahita avuga ati bipfire rimwe
uri burabyo uzareba umuntu wabenzwe nyine donke iyo umuntu wabenzwe umuntu arabangwa ngo ariko nawe ra uriya muntu muraberanyera kandi we nta nuramubaza ngo bonjour amazina yawe witwa nde ariko agahora yitakubye abandi kureka kwita kubye sibyo iyo umuntu atararya ngo ahage cyangwa ngo abafite amafaranga ku portemone ibi nabyo ni ikibazo hari ubuhanuzi bw'inzara ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ndaguhereza hari umuntu nibyo ndi kukubwira umuhanuzi uhanura ngo inzara igiye gutera ngo itere mu gihugu uranyumva neza umuhanuzi ugiye gutera agatera inyikirizo y'ubuhanuzi ngo inzara igiye gutera hano muri iki gihugu uri kubyumva neza we ntizamu ashobora kuba yarakoze stoke cyangwa imana yamubwiye nta stoke nazo yamubwiye ko ari igikona nazo noneho twebwe turahanuye ibiryo ahatari ibiryo tuhashyize ibiryo ahatari amahoro habaye amahoro ahatari ubuzima bubayeho duhagaritse rero buri muntu uwo ari we wese batuma abantu bahagarika abantu bahagarika hano ibyo twabonye birahagije turi abahanuzi bavuguruza noneho iby'abahanuzi b'indamu n'abagome n'abagambanye n'abatemera igihugu turabivuguruje hano mu mboni z'ubuhanuzi ku irembo utacyemera ntakakivemo ngewe uzikoreka nkubwire mu bintu njya ntekereza sinjya ntekereza kuba muri Amerika sintekereza kuba mu Burayi sintekereza kugira undi mugabane wose nabwiye Imana niba umugisha wumera nkirira nta kintu kiryoshye nko gukirira mu gihugu cyawe uzi kuzamukira ahantu wavukiye wowe ukagenda mu modoka ugenda muri quartier ukabwiririza aho ngaho ubutumwa bwiza aho ngaho dusoza rero ubutumwa nyamukuru bwari ubwo kwihaniza cyangwa gushyira inyuma y'itorero abahanuzi bahanura ibyo bintu bibiri byombi biri kumwe ni ukwihaniza no kwiyama gasopo bo kongera guhanura ikindi kintu kuko Imana yabaciye kuko irabaciye nyine nabwiye ngo Imana isigaye yirirwa hano ikanataha hano ubu rero twahagaritse tuyarangiye no kubashyira inyuma y'itorero uri kubyumva kandi mbabwira ngo n'abahanura ngo amatora umva se ibyo amatora byo babyihorera ibyo ngibyo ntago babishinzwe ntago ari abaseseri urumva uri kubyumva neza twaranarangije gutora twarabirangije gahunda ni 15 nibwo butumwa bwo gukoreza abantu ni rokenzi umuntu wese wemera Imana akayubaha kandi ni 15 z'ukwa karindwi twazamutse kandi twese ni ku gipfusi tazikora ikosa cyangwa urenge imbibi ku gipfusi oya ariko rero je ntekereza je nzareba umuntu ushirika isoni uzavanga nango arashaka kwiyamamaza ariko umuzi bazanzava ndi kumwe n'irembo ryera rokenzi oya rwose gahunda ni umusaza gutora twaratoye gahunda ni umusaza gutora twaratoye byararangiye wenda bazana amatora twatoye ibimenyetso giye twatoreye igihe ingingo y'101 twayimenaga twayihindura twavuga ngo twari twamaze gutora kandi turayishanyaguje tuyivanye dukora itora ry'imyaka byinshi cyane ubwo rero waza kwibaraguza uwo nguwo yaba atagira amavuta y'Imana uwo yaba ari umudayimoni wowe na Satani uwo simbana nawe uwo nguwo ntago akwiye no kumva ntabwo nabana nawe Imana ibahuruza hanyuma rero turagushimiye Prophete Moses kandi tugushimiye ko wagutse mu bitekerezo uzi umumaro wo guhanura ukundisha abantu igihugu ukundisha abantu Imana unahanurira abantu kwikunda bo ubwabo izo ni intego eshatu z'ubuhanuzi ubuhanuzi bugomba kuba bufite inzira eshatu kugira ngo bunyura muri inzira imwe ariko buje gukemura ibibazo bitatu yego gukemura ibibazo ku gihugu gukemura ibibazo ku muntu ubwe mu bugingo bwe kugira ngo atunganire Imana nk'uko biri ngombwa kandi ubuhanuzi bukarema imibereho myiza kubuhanuye no ku bandi bagiye kubwumva ibyo rero iyo byagize ubuhanuzi bwabwujuje karite zabo ariko hari undi ufite uko abyumva abigumane genda byumva gutyo kandi nibyo nizeye wadusengera ukaduhesha umugisha ukanabaha wenda na nimero kugira ngo uza kukenera guhamagara aze kukuvugisha ni 078388 078388 Imana turagushimye urera urakiranuka iki gihugu cyiza cy'u Rwanda waduhaye kiri hejuru kandi ntabwo kizongera gusubira hasi ni igihugu cyiza gifite abanyarwanda beza n'abanyarwandakazi ni igihugu
kimeze neza kiryoheye buri muntu wari we wese ukituyemo kandi na buri muntu wari we wese wumva yakizamo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Komeza ugihereza ubuzima, ugihereza umwero, ukizamure, urinde abayobozi bacu, urinde ingabo, urinde abakristo, urinde abatarahinduka kugira ngo nabo bahindukire hamwe mu izina rya Yesu. Abantu baryame batuje, bivuze bikunde, basenge bikunde kuko ari we Mana waduhaye kino gihugu mu mahoro n'umutekano. Urakoze rero duhesheje abantu badukurikiye ku Irembo Ryera TV kuko Irembo ni irembo ry'ibyiza kandi irembo rirakiranutse rwose. Ubahereza umugisha mu izina rya Yesu kandi ukomeze kubana nabo utishimiye uhereza ibyishimo, ubabaye umworohereze, urwaye umukize, uwaburaye umuhereza icyo kurya, utambaye umuhereza icyo kwambara, uwasowe mu nzu umuhereza ubwishu asubire mu nzu, ndetse uwirukaniye umwana ku ishuri